abagose nta gwinyamambure bavuze ngo gusa nibumva ko M23 yahurutse ibukavu nabo barabarikuriramwe amasasu ico waruvuze cyo gutabara makanika iri ya ruguru nukuvuga ngo kuva ibuvira naho bari mu minembwe hagati biragoye ni urugenzi rurerure kandi noneho hagati mu uzuyemo bari zirantera hamwe zose za FDLR niyo ziba na bari ya nyine babazarindo nawe kararwana no kugira ngo ikibuga cyo mu minembwe kidafatwa kuko nico basigaranye kiraci bukavu nigifatwa na uvira ico mu minembwe nico gica masunza hashaka kugira ngo arica azahungiramo ameze nabi kabisa mutabariza abantu bose bahaguruke hariho genocide ikomeye cyane amahanga bose ibintu byose ko barabibona gusa no kubwira abaturage bariyo bihangane bagume mu mazu hanyuma n'intare za Sarambwe bahaguruke nyine nibo bari hafi ya Uvira batabare bare ukuntu baramira bari abaturage bari hariyo. Muhozi Kainerugaba akaba umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare UPDF cya Uganda amaze gutangaza ku rubuga rwe rwa X avuga ngo ubu tuvugana turi mu nzira twerekeza muri Kongo kujya gutabara kandi turaza kwakirwa nk'abacunguzi. Nanone arongera bikurikizaho n'umugabo ukunze kwandika ku rubuga rwe rwa X cyangwa se Twitter uko wabyita. Yongera arandika ati vuba muraza kubona amafoto ndashaka ko imitwe y'ibyo byihebe biba muri Kodeko bayanyoherereza mbega ameze nk'uri kutwizeza ko abasirikare be nibagera kuri ibyo byihebe biri muri Kongo biri kwica abantu bibaziza ubwoko bwabo abasirikare ba Uganda ngo bari buze kubica umutwe bakamwoherereza amafoto. Ubu nikavuga nyine rimwe na rimwe ashyiramo n'akantu ko gutebya cyangwa se ko gutwika nikomeze Muhozi avuga ati vuba bidatinze igisirikare cyacu nikigera muri Kongo muraza kubona amafoto y'imitwe yabo y'ibyo byihebe biri kwica abantu bya Kodeko. Nanone ushobora kwibaza ati ubundi kuko kuki ku mugani igisirikare cya Uganda kimanutse muri Kongo ngo kujya gutabara abantu kuko abantu bari gupfa kuko ibyo byihebe byo muri Kodeko biri kwica abantu. Ariko nureba igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita ngo ni Washington Post ku itariki 11 z'uku kwezi turi mu bwashize nk'iminsi ndakeka hashize iminsi batari 3 cyasohoye inkuru ivuga ngo abasivile barenga 55 bishwe mu burasirazuba bwa Kongo bishwe n'inyeshyamba cyangwa se n'imitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo. Ati abantu benshi bakomeje kwicwa bazira nyine uko bari b'abasivili ndetse icyo gitangazamakuru cya Washington Post gikomeza kigaruka ko abantu bari kwica abaturage babaziza ubwoko bwabo ari babandi n'ubundi Muhozi yaravuze. Kiri gitangazamakuru cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabyanditse kivuga ati abaturutse ni abagabo baturuka mu gatsiko kabagize bana bekitwa ngo ni Kodeko cyangwa se kimutwe twaje intwaro kisha abantu b'abasivile benshi. Bivuze ngo na Leta ya Amerika ubwa igitangazamakuru cyaho cyarabyanditse ko uyu mutwe Muhozi ari kuvuga ngo agiye kurwanya uri kwica abantu hariya. Reka dutangire gutyo rikaze tubyinjiremo niyo nkuru yanyu misoza ikiganiro cy'uyu munsi ibindi ni mu gitondo mu rukerera ujye ukora subscribe mu gitondo nka saa 12 saa moya habahagezeho ibiganiro dash. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha n'ishoramari gutangiza business kugura ibibanza n'amazu n'ibindi gana impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba; gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional; filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Niba hari ushaka kwereka ibitangaza byakozwe n'abantu hano ku isi, mwereka umwambaro wambaye wakozwe n'abantu bo muri Bangladesh uyu munsi ukaba wambaye uri hano mu Rwanda. Ikanya mu nyanja z'isi haba hari ibihumbi by'ubwato bwikoreye toni zirenga miliyari 10 z'ibicuruzwa biva hariho hose ku isi bijye hirya no hino ku isi.
uku niko Global Shippers igeze ibicuruzwa ku bayigirira icyizere bakayituma mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Turukiye, Ubuyapani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafasha abantu kandi kugura ibicuruzwa bitandukanye kuri internet ku mbuga nka Amazon, Alibaba, eBay n'izindi. Iyo batumye ushobora kubaha avance ya 50% andi ukazayishyura nyuma. Niba wateganyaga kujya mu mahanga kurangura, ibyiza nuko wareka kwivuna ugahamagara Global Shippers kuri 07 84 65 17 ukabatuma cyangwa se ugasura urubuga rwabo rwa internet #globalshippersrwanda.com. Ibyo uko isi yabaye umudugudu uzabyerekwa na Global Shippers. Deja Muresa tunaona kisi wanaingia hapa, deja tuko Muresa wanaingia sans problème sans panique, ndio wa population kuna karibisha wanaingia wala ngira ngo kubumva igiswahili muri kubyumva. Izi ni ingabo za M23 cyangwa se abasirikare ba M23 bari kwinjira ahitwa Muresa. Muresa n'ubundi ni muri Bukavu. Bari kwinjira muri Muresa, abaturage bari kubakomera amashyi nk'uko uri kubyumva. Uri gufata video avuga ati abaturage ati M23 iri kwinjira, nta gupanika rwose, yitonze. Abaturage bari kuyiha ikaze, bayikomera amashyi, bayiririmbira. Ni ikintu gitangaje cyane. Kuki abaturage b'ahantu hose M23 iri kugenda ifata b'abanyekongo bari kuyikomera amashyi, baba bayishimiye, bayiririmbira, bahita bakoresha inama bakaganiriza abaturage, ukabona abaturage bari kubaririmbira babishimiye. Ikibazo mu gihe leta ya Kongo ibiri kuvuga ngo abaturage babo bashimuswe n'ingabo za M23 ngo M23 ngo yabafashe bugwate. Ikindi kintu utaruzi, iyi ntambara ijya gutangira, nako murakize twakivuzeho, iyi ntambara ijya gutangira Goma imaze gufatwa, leta ya Kongo yise kupa icyitwa imbuga nkoranyambaga zose muri Kongo, ikupa icyitwa imbuga nkoranyambaga zose burundu, ku buryo mwebwe ano makuru muba muri kubona M23 yafasha M23 yashyizeho abayobozi, M23 ikomeje kwa avance ikora ibi nibi. Abantu bari muri za Kinshasa ibirometero byinshi cyane uvuye Goma bo ntabwo ibyo ngibyo baba bizi. Na bamwe mu bayobozi na bamwe mu abaturage benshi baba babyumva nk'ibihuha bavuga ngo Goma ntirafatwa neza, bazi ko nyine FARDC kiri guhanganira na M23 muri Goma. Baba bafite amakuru nyine atari nkayo mwebwe mufite, kuko leta yabanje kuvuga ngo abaturage bacu amakuru nabagereraho igihe bakamenya ko M23 iri gukubita FARDC kirukanka, abacancuro bakiruka, abarundi bagakubitana nabo bose bari kumwe. Ati ni ikintu kiri n'aba South Africa, ni ikintu kiri buze kutuma ubuyobozi abaturage bigaragambye bakisaza. Bivuze ngo uyu munsi wa none ubu turi kuvugana kuva Bukavu yafashwe, nibwo abantu basa nkaho ari benshimo batangiye kugenda bahumuka ku maso bari muri Kinshasa, bakavuga ngo ese na Bukavu bayigezemo gute? Twari tuzi ko na Goma batarayifata neza, bakiri kwirwaniramo na FARDC. Buryo Tshisekedi sasa yatangiye guterwa hejuru n'abaturage be n'abayobozi be, bavuga bati waratubeshye, ati twari tuzi ko na Goma FARDC kirimo bakiri guhangana na M23, none bageze ni Bukavu, amakuru tugezeho turi kubyumva gutyo, ariko bakabyumva nk'ibihuha nabwo batabyemeza neza. None Tshisekedi batangiye gusa nk'abamuteza ingaro, by'umwihariko abo bayoborana nawe n'abandi babana nawe b'abayobozi, bavuga bati guverinoma yawe iri kutubeshya. Uyu munsi nibyo ngiye kuza twinjiremo tugaruke kuri babasirikare ba Uganda. Mukanya umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhozi Kainerugaba amaze gutangaza ngo ingabo zacu zirahagurutse, turi kwerekeza mu burasirazuba bwa Kongo. Ati kandi abaturage baho biteguye kutwakira nk'abaje kubacungura cyangwa se nk'abaje kubabohora. Muri make urumva ko diro yarangiye yo kuba abasirikare b'Uganda bagiye muri Kongo, kuko umugaba mukuru w'ingabo za UPDF arabyivugiye ngo turahagurutse, turagiye cyase turi mu nzira. Ko nubundi karuko yabivugaga ngo abasirikare abariyo bari kwica ubwoko bw'abariyo nibatamanika imbunda. Urumva nubundi ntabwo wabwira umuntu uri mu kindi gihugu ngo manika imbunda, nubundi wamaze kwemeza kuri bugiye. Kindi nanone muri kano kanya gihe hari ikintu ikiganiro tugiye gukora cyo kunyura muri buri makuru yose ubu ngubu ari kuvugwa muri kariya gace, kuko aricyo kiganiro cya nyuma gisa nk'ikiri busoza iri joro. Andi makuru agaragaje amavideo y'abasirikare ba FARDC, abasirikare ba Kongo, ko batangiye kongera kugaruka muri Bukavu. Bukavu yari imeze nkaho bose bahitaye abasirikare ba FARDC bagacaho bakiruka bakagenda. Hagaragaye amwe mu mavideo n'amashusho y'abasirikare ba FARDC
bongeye gusa nk'abagaruka muri Bukavu, cyangwa se bari kugaruka muri Bukavu bagarutse bavuga ati tuje guhangana na M23. Ubwo turaza kumenya icyo bari buze gukora bagarutse, babona umujyi banawisubisha. Ibyo byose turabibona, reka dukomeze. Abasirikare bari kugaruka muri Bukavu ba FARDC cyangwa se ba Kongo, biravugwa ko nanone ngo biteguye guterwa ingabo mu bitugu n'abasirikare boherejwe n'igihugu cya Chad, igihugu cya South Africa, cyane ko ngo ibikoresho by'intambara bihambaye bishobora kurwana urugamba neza byazanywe n'igihugu cya South Africa, ibyinshi biri mu gihugu cy'u Burundi niho biri, ngo niho ibyo bikoresho bigomba guhaguruka biza gufasha abasirikare bandi biturutse i Burundi byazanywe na South Africa. Aba South Africa nabo muri Chad bakaza kureba ko n'umujyi wa Bukavu bawugomboza. Urwo rugendo rwatangiye muri iri joro. None hari indi video yaje kugaragara y'umuyobozi wa M23 Corneille Nangaa, AFC M23, yaje kugaragara ari gusobanura ameze nkaho ari kubwira abasirikare ba leta ya Kongo, cyane bano basirikare basanzwe nyine nibo uyu Corneille Nangaa yarari kubwira. Ni muri video yagaragaye n'amajwi n'iki, ari kubwira abasirikare ba Kongo, ababwira ati basirikare ba Kongo bagenzi banjye, abwira FARDC. Mwarabonye ko M23 igira gutya ikajya kureba ari abasirikare ba FARDC nabo bafashe, ubona ko nta kibazo bafashe neza. Uyu muyobozi Corneille Nangaa uyu uyoboye AFC M23 muri video yagaragaye yarari kuvuga ngo ibintu twabonye tukimara gufata Goma, ati twafashe Goma ariko Goma twasanzemo ibintu biteye ubwoba. Iyi video yabwiraga abasirikare ba Kongo gusa, ubwo namwe mukahita mwumviraho. Iyi video umuyobozi wa M23 yarari kubwira abasirikare ba Kongo babwira ngo tukimara gufata umujyi wa Goma twasanzemo ibintu biteye agahinda binababaje by'umwihariko ku basirikare. Ati baze ko twasanze abitwa ngo naba generali banyu mw'abasirikare mwe bano mu gisirikare cya Kongo, amafaranga ya leta barayafatagaho kugira ngo bayakoreshe muri mwebwe abasirikare mwitabweho, ugasanga abajenerali banyu n'abandi bayobozi b'amaranka yo mu rwego rwo hejuru b'abasirikare baragiye bagura amazu ahenze cyane muri Goma ndetse na Kinshasa. Ataho hano muri Goma twasangaga nk'abajenerali mu gisirikare cya Kongo batunze nk'inzu ya miliyoni 3 z'idolari, miliyoni 4 z'idolari, miliyoni 2 z'idolari. Iyo nzu uri kuyumva ariko niyo mazu ngo abajenerali bari bafite mu gisirikare cya Kongo. Ati wasangaga abasirikare bakomeye ba leta ya Kongo batunze ya mamodoka agura 400 by'idolari, 300 by'idolari, 200 by'idolari. Ati niyo mamodoka wasangaga bigenderamo kandi ayo mamodoka bayatunze ku bwinshi. Bari bafite amazu ateye ubwoba hano muri Goma ndetse niyo za Kinshasa. Ati mu gihe mwebwe abasirikare bo hasi muri kurwanira Kongo no kubona icyo kurya biba bibagoye. Ati baze ko mwebwe babahemba amadolari 75 yonyine nk'abasirikare mwirirwa ku rugamba, ibyo byose mubikora nayo ntabagerereho igihe, ariko ugasanga abasirikare ba Kongo bo mu rwego rwo hejuru amafaranga yakaguze intwara, amafaranga yakabafashije mukabona inkweto, amafaranga yagafashije abasirikare ba Kongo mwe mwirirwa mu Rwanda urugamba mukabona basi n'imiti bavura, ntayo mufite. Ariho yakomeje atanga urugero avuga ngo ati byatubabaje cyane twe nka M23 kubona abasirikare ba Kongo mutitabwaho, kuko M23 yivuga ko abasirikare ba Kongo ari abavandimwe babo bose ari abanyekongo, ikiba ari ubuyobozi buriho bwa Kisekedi. M23 uyu muyobozi wa Corneille Nangaa yakomeje avuga ngo ati baze ko mwebwe abasirikare basanzwe n'ibitaro byanyu bya gisirikare nta miti bamo. Ibaza ibitaro bya gisirikare, abasirikare bari kurwanira igihugu, ugasanga ibitaro bya gisirikare nta miti irimo. Ati niyo mpamvu mwabonye Sultani Makenga ubwo yasuraga ibitaro bya gisirikare, mbega abasirikare barwariye, amashusho twarayabonye. Ati wabonye Sultani Makenga uyu muyobozi n'ubundi generali wa M23, ati ubonye asura ingabo za FARDC cyangwa se ingabo za Kongo aho zirwariye mu bitaro, azishyiriye imiti, azishyiriye ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ubundi butabazi bwose bw'ibanze. Ibaze umuntu warwanye n'abasirikare ba leta ari we Makenga nyine M23, akaba ari nawe usubira inyuma akajya gutanga imiti mu bitaro bya leta ya Kisekedi kugira ngo abasirikare basi ba Kongo barashwe na M23 babashe kuvurwa bitabweho. Avuga ati muri abavandimwe mureke turwane dufata igihugu cyacu mbega tugishyire ku murongo. Hano yakomezaga avuga ati baza umusirikare urwanira igihugu n'ibitaravurirwamo nta miti irimo. Ati nta miti twahasanze, niyo mpamvu twayibashyiriye. Igihe abajenerali banyu bagendaga mu bimodoka n'amazu ahenze gutyo ahambaye cyane hano muri Goma. Se Corneille Nangaa yakomeje avuga ati aya mazu yose ahagaze amamiliyoni menshi yari yarubatswe n'abasirikare bakomeye ba Kongo abajenerali, ayo mazu yose ubu M23 yamaze kuyafata
tugiye kuyasubiza ku isoko tuyagurishe, kuko uyu ni umutungo w'igihugu bakiniyemo, ni umutungo wanyu nk'abasirikare ba Kongo barabariye, niyo mpamvu mudafatwa neza mutitabwaho, niyo mpamvu nabo ujya ubona birukanka cyane ubanza menya nabo barwanira nabo ubwabo batabyitayeho, nabo batabitayeho cyangwa se batanabashyira ku murongo. Uyu muvugizi wa M23 n'agahinda kenshi, cyangwa se bari umuyobozi wa M23 AFC yakomeje avuga ati icyo tugiye gukora, tugiye kugurisha ano mazu y'aba bajenerali yarari hano Goma ahenze cyane, aya mafaranga yongere yubaka igihugu asubizwe muri mwebwe, ubwo yabwiraga abasirikare ba Kongo n'abandi bose, kuko uyu ni umutungo w'igihugu bakiniragamo. Abajenerali gusa ba Kongo bashinjwa gukinira mu mafaranga y'abaturage cyangwa se mu mafaranga y'igihugu, kuko na Perezida Tshisekedi bwe ngira ngo ku munsi w'ejo twakoze ikiganiro wumva bari kumuserereza icyo kintu, we n'umuvandimwe bavuga ati abasirikare bahembwa amafaranga makenya, ntibitabwaho, nta gikoresho bagurirwa, nta miti, nta buvuzi, ariko ugasanga weho perezida murumuna wawe igihugu kiri mu ntambara ari kujya kuri banki y'igihugu akajya gukurayo amamiliyoni akajya kugura amazi Burayi, bene wanyu n'ibyo bibereyemo, aba ari nawe ujya kurwana urugamba, kuko abakarwanya urugamba ntabwo bitayeho. Urumva ko nawe ari mu babishinjwe Tshisekedi. Ni amagambo yavugwaga na Corneille Nangaa wumva afite agahinda, ababaye ukuntu umusirikare w'igihugu yafatwa nabi gutya n'abayobozi cyangwa se n'igihugu arwanira. Corneille Nangaa yakomezaga abwira abapolisi n'abasirikare ba FARDC cyangwa se ba leta ya Kongo, ababwira ngo ariko ubundi nkamwe muri murwanira iki, murinda mupfa babarasa mwicwa, igihugu kitabitayeho nicyo muri kurwanirira, igihugu kirirwa kibarya gikoresha amafaranga y'igihugu mu nyungu zacyo, muri kurwanira iki? Wumva ameze nk'ubafitiye impuhwe. Ndetse Corneille Nangaa yashoje iyo video avuga ngo impamvu nkoze ino video nuko twebwe M23 abasirikare ba Kongo turabakunda, tubitayeho, muve muri iyo mikino y'abantu batabitayeho bari gusenya igihugu, bahombye igihugu, bakinira mu mitungo y'igihugu, batabitayeho, muze mufatanye natwe twishyirireho ubundi buyobozi, cyangwa se muze mufatanye natwe twubaka igihugu cyacu cya Kongo, kuko turi abavandimwe. Ibyo ngibyo kandi bikahita binahura na ya mashusho twabonye ku itariki 13 ubwo Sultani Makenga yamanukaga akajya mu nkambi irimo abasirikare bafashwe na M23 ariko ba FARDC bose ari kubashyira ku murongo, ababwira ko igihugu ari icyabo bakwiye kukirwanirira, badakwiye gushyigikira ubuyobozi nka buriya bubi. Ibyo byose twabibonye, twabikozeho kare. Nanone biri kuba mu gihe bino byose biri kuba, hari ubwicanyi buri gukorerwa ubwoko muri Kongo, hari abantu bari kwicwa bazira ubwoko bwabo, ndetse none byarushijeho gufata intera, bari kwicwa cyane, bari kwicwa ku buryo byatangiye gutera amahanga n'abandi bantu ubwoba kubera ubwicanyi buri kuhakorerwa. Ibyo biri mu mpamvu ziri gutuma igisirikare cya Uganda kivuga ngo natwe ubu turahagurutse twinjiye muri Kongo tugiye gutabara abo bantu. Mu mavideo menshi yagiye agaragara n'amashusho yagiye agaragara aho bivugwa ko imitwe yitwaje intwaro iba mu gihugu cya Kongo ikomeje kwica abantu, ubona amavideo nyine atajya no kuri YouTube, aho abantu bari kwicwa nabi bazira ubwoko bwabo. Imwe ngo muri iyo mitwe yahise iboneraho kwica abantu cyane cyane muri kano kavuyo gahari ino ntambara ihari, ngo abantu benshi bari kwicwa, ngo bari kwicwa n'imitwe yitwaje intwaro, ariko ngo ahanini muri iyo mitwe yitwaje intwaro ngo ni FDLR n'abandi bafite ingengabitekerezo nk'iyayo, bari hari FDLR yagiye ishyiramo ingengabitekerezo, ngo bari mu bantu bari kwica abantu benshi cyane. None ngo undi mutwe nanone ukomeje kwica abantu cyane cyane ubaziza ubwoko bwabo ni umutwe bita ngo ni ADF, ukaba uyu nguyu ari umutwe cyangwa se Allied Democratic Force, ni imitwe yitwaje intwaro ikunze kujya igira gutya ikajya muri Uganda ikajya kugaba y'ibitero. ADF murayizi, ADF yagiye iteza akavuyo kenshi muri Uganda ikajya kugaba y'ibitero, nayo ngo iyi ADF ngiri kwica abantu benshi cyane muri Kongo, babandi bitwa ngo nabahima. Kenshi leta ya Kongo ya Uganda yagiye ihangana n'uyu mutwe, kuko uyu mutwe ubangamiye leta ya Uganda, yagiye binjirira ukagaba ibitero, kica abantu, kagahungira muri Kongo gutyo. Ibyo ngibyo nibyo byatumye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda avuga ati kubera abantu ukuntu bari kubica kenshi bitwaje kano kavuyo n'intambara birimo bari kubica babaziza ubwoko bwabo, tugomba gutabara. Bivuga ko ngo ubwoko bugera muri 21 muri Ituri bwishyize hamwe bushinga umutwe umeze nka politike, bariyoruganiza mu rwego rwo kugira ngo babashe kwirinda cyangwa se bakora umutwe wo kwirwanaho, badakomeza kubica bazira ubwoko bwabo, bakomeze nabo kuba babasha kwirinda iyo ADF ndetse na FDLR badakomeza kubica gutyo. Bivugwa ko ngo nanone ngo igisirikare cya Uganda kugira ngo kijye muri Kongo kuba cyahagarika uwo mutwe uri kwica abantu, bari babanje kubivuganaho na leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya Tshisekedi,
bari babanje kubyemeranyaho icyumweru gishize. Leta ya Kongo Kinshasa yemerera igisirikare cya Uganda ko rwose bakwinjira muri Kongo muri ako gace bita ngo ni Bunia, muri uwo mujyi bita Bunia, bakajya guhagarika ubwo bwicanyi buri kuba buri gukorerwa ubwoko bw'abahima. Ariko ngo nubwo leta ya Kinshasa yari yabyemeye, ngo ku munota wa nyuma yaje kwivuguruza iravuga ngo turabyanze, bya bintu tubivuyemo, abasirikare ba UPDF cyangwa se abasirikare ba Uganda ntago tugikeneye ko muza ngo gutabara abo bantu mu gace bita Bunia, mu gumi wanyu. Bigasa nkaho rero ubwicanyi leta ya Uganda n'ubundi kuko yari yabyemerewe na Kongo nabo kuko babibonaga ko ubwo bwicanyi buri kuba, bikavugwa ko ngo igisirikare cya Uganda n'ubundi cyavuze ngo ntago nubwo Kongo itubujije kandi yari yabyemeye imbere, ntago twarika kujyayo kandi tubona abantu bakiri gupfa, bikabaye ngombwa ko n'ubundi Uganda iza gutabara. Uko nguko byagiye bigaragara, perezida wa Uganda ndetse n'umuhungu wa kabari nawe mugaba mukuru w'ingabo za Uganda bakomeje kugaragaza agahinda batewe no kuba ubwo bwoko bw'abantu buri kwicwa kandi leta ya Kongo nta kintu iri kubikoraho. Akaba ariyo mpamvu bavuga bati tugomba kugira icyo dukora, tugomba gutabara. Kongo ibintu biri kubera mu gace bita Ituri ngo ni ibintu biteye ubwoba, bari kwica abantu babaziza ubwoko bwabo ku rwego rwo hejuru kandi biteye ubwoba cyane. Abantu bari kwicwa ari benshi, bari gukurwa mu byabo, bari kubahiga abandi bahunga. Leta ya Kongo igaceceka ikigira nka ibyo bintu bidahari, ndetse n'imiryango mpuzamahanga igaceceka. Ibi ni ibintu byagiye ngo bivugwa cyane na M23 igende bigaruka ivuga ati hari abantu bicwa bazira uko bavutse, hari ubwoko bw'abantu bari kuzira uko bavutse, ariko ugasanga leta ya Kongo iricecekeye. Ariko mu cyumweru gishize urumva ko yari yamaze kubona ko nayo biteye ikibazo, ariyo mpamvu yari yemereye abasirikare ba Uganda ko baza gutabara, nubwo nyuma yaje kwisubira. Ariko n'ubundi Uganda yamaze kuvuga ngo tugomba kuza gutabara, kuko n'ubundi nubwo muri kutubuza kuza ntago muri gutabara abo bantu. Tukahita tubihuza n'amagambo amaze kwandikwa ku rukuta rwa X rwitwa Muhozi Kainerugaba, uyu nguyu umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ahavuze ati ubu turi mu nzira twerekera muri Kongo tugiye gutabara. Kandi abari muri Kongo biteguye kutwakira nk'abacunguzi. Ikindi nanone cyongeye kugaragara mu mashusho menshi yagiye afatwa mu biri kugaragara mu biri kubera muri uriya mujyi wa Bukavu, bano basirikare ba Kongo ubwo bahungaga cyangwa ubwo bahungaga birukanka guhera ku munsi w'ejo, bagiye bafata imyenda yabo bari bambaye ya gisirikare, bamwe bakagenda bayikuramo n'imbunda zabo bakabisiga aho babonye, bakirukanka bakagenda, abandi bakabihereza abana barahati mu dushakira imyenda twambare ducike kugira ngo hatagira n'umenya ko twari turi tudahura na M23 ikaba yanaturasigira ngo turi kuyirwanya. None ibyaje kubamo ingaruka nuko abana batonya bari kugaragara muri Bukavu mu dukaritsiye tumwe na tumwe bambaye imyenda ya gisirikare y'abasirikare ba FARDC. Urabizi abana ukuntu bagira imikino, abana bafite imbunda za FARDC z'abasirikare ba FARDC basize inyuma, bari kujya barasa mu kirere, umwana agafata imbunda akarasa mu kirere na bagenzi be, bose bafite imbunda bambaye imyenda y'igisirikare, ari utwana dutonya two muri karitsiye. Niyo masasu nanone ngo amwe muri yo yakomeje kumvikana muri Bukavu, burya ngari kuraswa n'abana bari kugenda bafata izo mbunda zatawe n'abasirikare ba FARDC, bakarasa batazi ibyo barimo. Vuze ngo akanya kari kose banakwirasa cyangwa se n'ibisasu bikabaturikana. Kora subscribe hasi, ndaje mu kanya twikomereze.